Free review, ijambo kubiriho, ibitekerezo by'isanzwe, ukuri kutavangiye. Free review. Hari ikindi kintu dukomeje Ogi wenda wakitubwiraho cyo kwizihiza ibirori by'umunsi w'intwari. Umunsi w'intwari ubundi byaberaga ku rwego rw'igihugu ariko umwaka ushize byabereye ku rwego rw'umudugudu. Leta yafashe gahunda yo kwegereza ibyikora byose ikabyegereza abaturage. Ahangaha nabwo byabaye agashya ko byakoreye ku rwego rw'umudugudu ibirori byo kwizihiza umunsi mukuru w'intwari. Ubusanzwe wizihizwa buri tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri. Ingengo y'imari murabizi kwitorwa mu kwezi kwa gatandatu gitangirana n'ukwezi kwa karindwi. Hanyuma ku itariki ya 14 twezi kwa kabiri leta yavuze yuko igiye kwivugurura. Ni kwa kundi mu ndimi z'amahanga bavuga ngo revision budgetaire ni nk'ibyo ngibyo twavugaga ruguru ya nkunga wari warateganyije wa muntu wari gusezeranije ngo azabwa inkunga ntibonetse mugasa n'abasubiyemo nabyo ni mwariyemeje mukasa n'abasubira inyuma bati tugenze buki. Icyabiteye ni icyo ngicyo umaze kuvuga nuko u Rwanda rwahagarikiwe inkunga nkuko twabivuze, hanyuma biba ngombwa rero yuko bicara bavuga bati kameme ari ibyo twateganyije ibi nibi reka tubigabanye tubihuze n'amafaranga azaboneka. Guverineri ariko no umuntu kubera amafaranga ariko usinya ku note ariko haraporo uriya nyine basimburanye raporo ntacyo gutwara mbabarira sha cyangwa no gusinya ku note. Hagati aho tukivuga kuri kaminuza nkuru y'u Rwanda, iyo kaminuza ntikibaho ubu hasigaye yitwa ni kaminuza y'u Rwanda, ikaba yarahuje na kaminuza zose. Ukurikiyeho twigeze kumuvuga kare ngo byaramutunguye cyane, niho twahewereye tuvuga ngo ese wagutungura akaba nawe muto muri guverinoma ku myaka 29 yiwe angana na wa perezida wo muri Korea ya ruguru wamwidiye. Ariko ari abantu nabo baba barubatsize na 29 hari n'igihe wenda ufite wari kubakiye uzamuka kuri esikariye yashyizeho cyakoza nkuko hariho za famille Makuza wajya wumva izina ukavuga hari ngo muri Amerika hari dynasty Bush bavuze Bush kabisa Bush bari bifungura ari umubush warumeze nk'ikigoryi. Ntabwo nshaka gutukana ariko ndashaka kuvuga ko muri famille ariko no mu Rwanda biruka nta muryango utagira ikigoryi. N'ababush rero barafite umubush umwe ntabwo nibuka irindi yabatijwe, ariko nawe numvise ngo ashaka kuzura agatwe ngo nawe akajya muri politike ngo ndetse akaba yakwiyamamaza kabisa. Ibyo bintu byaravuzwe cyane gusa ngo bangamiye na Schwarzenegger kuri ngo nawe ngo bageretse kandi baturuka mu ishyaka rimwe. Perezida Paul Kagame yavuze ku bivugwa byo kuzakomeza kuyobora u Rwanda nyuma ya manda ye, bibaza ngo nyuma ya Kagame bizagenda gute. Yababwiye ati nje kumundeba iteme ndebe uburyo ndyambuka ndigezeho. Nirya nimare no umugabo bavuga ngo umwe mu bagabo wenda umugabo wishize umugore w'inyama n'ibitengera kare nazo mvuga ngo ni nk'umugabo wakwishiza umwana bombo cyangwa shikirete shikirete nkugurira na bombo ngo hashango none utangiye kwigira neza. Yaba ari umugabo cyane kwizina yaba ari umugabo umwana naye kuvuga mbwa imbwa nazo zarago imbwa ariko ngo ntambwe buri jana hari igihe umugabo ahora n'ibyago nuko bimeze. Reka turebe na ku nteko ishinga amategeko y'Afurika y'Uburasirazuba uretse kubona ngo babonye ikicaro cyabo muri Arusha, babonye inyubako yabo ariko ibintu byose ko bijya Arusha yateje saga bari kuvuga bati tugomba kujya dukorera ahangaha gusa nta mpamvu yo kujya tugenda muri tuzenguruka nka rohombi ubwo ni inteko mbi. Hagati aho ngaho Ogi anshinja yuko ntajya nkunda amakuru ya siporo, ntabwo nzi ko rero yimutse ikajya Nyanza man umujyi wayinaniye umujyi warayinaniye ngo isubira kwivuka ariko mu byaranayihiriye. Hagati aho ngaho urabizi ko leta yafashe icyemezo cyo kubwira abayobozi bayobora ariko bakijandika no mu by'amakipe kubabwira kumesa kamwe Abdara arenze Abdara oya Kigali ariko tuzanyemo Ban Ki-moon ari amazina ngo bahabwa n'amasahani batera hejuru y'amanuka ikivugiza ko Ki-moon yitwa neza idonye ngo Ban Ki-moon nuko no mu kanwa turacuranga. Ban Ki-moon ari kumwe na perezida wa banki y'isi Dr. Jim Yong bakaba barasuye u Rwanda ndetse iryo zina ryo batera amasahani y'amazina ari nyamba gutera ushyu kwivugiza kwitwa ngo baba umusemburo nyawo w'iterambere ry'u Rwanda. Kivuga umusemburo inyota isimwica
tugaruke muri siporo gatoya ariko hari igihe Perezida Kagame yavuze ko abayobora umupira w'amaguru mu Rwanda bose bananiwe kuboha umurongo nyawo, yemeza ko bashatse barekera ngo ariko bashatse bakukinira w'amaboko bakava ku w'amaguru. aziko yavuze ahubwo bazagore nk'ibi televiziyo binini abantu baje birebera, ariko baba basigaye bikundira y'Iburayi turabihaza rero babishoboye barekera. Ngewe uzi igitekerezo cyanjye ku mukino ku mupira wo mu Rwanda ku Mavubi by'umwihariko nuko bahindura izina ry'Amavubi kabisa. Nagiye kabisa ikibazo cy'Amavubi kiranteza. Twakomeje Abanyarwanda n'abanyamahanga baturutse mu bihugu birenga 30 bahuriye Kinigi muri parike y'Ibirunga mu muhango wo kwita izina ingagi. Ndera amazina bahawe icyamamare MC Tab, Inyungura, Agasore, Iraje, iyo ni nke Ingamiya, Fasha, Imigano, Ikigega, Ubukerarugendo, Icyororo, Isimbi na Ganza. Ku cyifuzo cyanjye nk'uyu mwaka yabaye bakoze na decentralisation économique, ubukungu nabwo bukegera abaturage. Amafaranga na gitifu no umuyobozi w'umudugudu nawe reka kajya bakamuha imodoka se yo bamuhigana biro biraza na uruzi yuko naho bigeze bihageze biro biraza dusore neza gusa bindi biri imbere. Ikibazo nuko muyanyereza oya naga ari intoki ariko nisuri. Perezida w'urwo rugaga yareguye yavuze ati reka mbe ngiye ku ruhande ndabona abantu begura bajye nawe nugereyo uzabimenya. Ubwo sinzagerayo rero ko begura ibyari birya wogeyo ntiwakegura ntacyo nawe ngiye gukora. Ubuse nawe ngiye gukora ikimba njyayo ngahita ariko baba beguri ibiki nyine byo begurane ibyegamye. Miliyoni 24 akaba yarazegukanye. Ndi kwibaza aho uyu mwaka azaba arimo zingahe uriya ariko byo wamugana ikibazo ugomba kwibazaho ko ifaranga ritakaza agaciro, agomba kwiyongera ntabwo agomba kugabanuka. Tukiri aho ngaho ushakira indirimbo yitwa uburyo bujyana n'uburyohe yanzinzi uyinshakire uburyo bujyana n'uburyohe. Niba ngo ufite uburyo ushaka uburyohe wakenera uburyohe ugahita ufashaka uburyo nyine kugera nuko bimeze, kubera ko niba yigira karekare bakayikamamo amafaranga izahita yabihabyo karakanyuze mariko iyo ndirimbo zo kwinjira ntabwo mperuka kwiga nanjye buranda umunyeshuri mwiza bigategwa nisingiza umutima bijyana n'uburyohe ibyo byose niswingiza umutima. Swingiza umutima ni nzinzi niko avuze. Reka da ngo ibyo byose ni swingiza wabyumvise neza. Subiza inyuma numve naganumvise bose. Ibyo byose ni swingiza umutima ukajya mu mafuri mbese. Ariko nanjye mvi Rubavu nahuye n'icyo bita ngo sigari panda bwato. Panda gari ariko ko kwa polisi yo mu mazi yagira panda bwato kaningi ni bura bashyira muri panda bwato rwose yaje bisoza panda bwato. Hama tugaruke kuri babagore rero basigaye bari hejuru y'abagabo mu nteko ishinga amategeko. Ijanisha ni 64%. Ubundi noze soma ahandi impuzandengo ku isi bari muri 20 moyenne aho babahaye ijambo ku buryo bwose nka 20%. Twebwe tugize 64%. Ntituzageraho tukagera 100%. Ariko nta kibazo batanga umusaruro. Ikibazo no kumenya ese barawutanga koko? Iyo ni sije nziza gukora ubushakashatsi. Reka turemba bazawutanga. Na haco gukurikira ukamenya ese aba bagore koko ntaga si bwa bwinshi butagira umusururu. Mu gihe cy'amatora agashya kagiye kaboneka urabona bari gutora biro yabagize y'abazayobora inteko, president, vice president. Iryo jambo narifite ryose. Donatera ikintu cyatunguye no kubona afata ijambo agafata n'ijambo riteguye. Ryari ryanditse yarazi neza ryanditse n'imashini yicapye n'imashini yarazi ko aza gutorwa. Okay, ushobora kugitegura ariko na sejame ushobora buriya kuko tinaza kwiyamamaza reka rero ntegure n'ijambo n'intorwa reka twizere icyo ariko abona kata
icyo nacyo icyansekeje nuwo umugore bari bahanganye ashobora kuba yarabonye ijwi yabonye ijwi rimwe yaritoye ari ryo yitoye niko nibyo ni ishyirahamwe ry'ibihugu byo hagati no mu Afurika yo hagati no mu burasirazuba ibintu nk'ibyo birebire abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika mubwire Eh. nushaka kwitwa neza ntuzitwe ikintu kirekire nkawe gisava ariko se nkatwagira mu ngo yawe hari inama y'igihugu y'umushyikirano ni inama ngarukamwaka igitekerezo cyanjye ku iyi nama nuko bakagize karekare ubu ngubu ntabwo kiri inama ifite akagufa nk'akambere inama za mbere z'umushyikirano cyokora buri muntu wese yabaga yumva afite amatsiko yuko njye kumva ukuntu numve okay ngibyo rero reka mu kanya gato tuze kugaruka noneho tunyura mu byaranze n'amateka uyacamo reka twumve ku karirimbo gato ndakumisinze uva kwa Ndetse kera yitwaga ngo Big Farious ubu ngo ni Fizo Big Fizo ejo bundi nawe se n'amasaha nakoresha kugira ngo yitwe amazina ko numva nguyu hari ibikombe cyenda bakunda kwita bya Simbinda Simbinda kimeze gute cya plastique kiba ari kinini kuko abari abantu batereta ubundi iyo nyine iyo kinyweramo uvuga uti ntabwo ntawe ndi kwihisha amaso y'ingwa zame ngo ndanywa cyane ni nko kuba warashize amanego nk'amanya y'ihene gusa ngaho wenda nuko ari comparaison hagati yewe na Ahmadinejad ariko ubundi Rohani nawe ni umukonservateur na bose kimwe nuko wenda bose niri nanjye navuze nuko yarakurikiranye ako kantu gashyizeho byo Kinyarwanda kitajyanye n'ameza baravuga ngo ni amabyinanyo mu Bwongereza wo bita Kate Middleton ndetse n'igikomangoma William barabyaye umwana ndabyibuka kabisa ni inkuru hari ku bitaro ahantu uyu mugore yaragiye kuzabyarira hari abanyamakuru b'isi yose bakambitse hari n'amahema barindiriye kureba uwo mwana uwo mwana niwe wavukanye imbuto bajya bavuga ngo y'amasaka mu ntoki byivugira si uwo mwana bimeze bite tekereza ariko ugiye kuvuka wasanga n'isi cyarageze bimenye nabonye ko warigeze kuba umukuru wa guverinoma yari mu Butaliyani hari akazina bajya bamwita no mu Rwanda ngo ni Nyamurya abana Silvio Berlusconi n'umugabo cyane ndamwemera abundi bajya bavuga ko nta ndaya y'umugabo ihari ariko uyu mugabo ngo ni indaya byateye ariko ngo ni umukire cyane iriya ngo mafiyateri akaba ari mu bantu uriya mukino ni umukino w'abahaze nicyo kimutera ubura akaba baba ngo bita bamanya abaherwe ahubwo binavuga ko ngo ashobora kuba yowe za mafia zirara mu Butaliyani ariko ngo uko babivuze ni Nyamurya ngo arya abana agaciro udukweto ariko ngo nutworoshera mirana byose ariko na Bongo Mari Bongo president wa Gabon wandi wapfuye yaza avuga ati kuko umaze igihe kinini ku butegetsi abaturage no kugukunda ati ntibazakubeshye ntabwo ushobora kumara imyaka ingana gutya abaturage bagukunze biba ngombwa kugira ikintu ubaha ubwo rero ntuzagire gutya buri ikiganza gipfumbase gutya cyabona ikize urarekura nta kindi yashobora usibye kuba umunsi bamurashe mu gutwi niwe azabyuka ngo yitwa Joseph Mukungubila bazamukungubira nareba nabi uko wowe waza uvuga ngo bari abakoreya n'abakingo ngo batera amasane hejuru abangabo banze bavuza ingoma uko ingoma ivuze banze ariko arisamira hejuru ijwi ry'ingoma banze ariko yita izina rye Mukungubira ku rwego rw'isi hari umugabo wari warakoze imbunda bamwita ngo ni Kalashnikov uriya ni umusitari kabisa gusa yaravuze ngo mu bintu muresheke yagize mu buzima nuko yayikoze ngo yagikora utwuma tundi dushobora gufasha nko gukata ibyatsi ariko ngiye nigeze kumva ari kurekarama avuga ngo abantu bakoze ibintu bikomeye ngo bagiye bahembwa avuga ngo nyine niyo mpamvu yavuze ati rwose nta kintu byamariye ariko wababaza akabazo buri muntu kamwe mbere yuko dutaha muri kumwe na Ogimista umuhigo we ni miremire kabisa ariko noneho umwe ahubwo yongeza aho ndarurirwa iyo nyama rwose umwe gusa woroheje nago mbwira yose umuhigo umugufi ni uguhindura imikorere mu byo nakoraga ngiye kuvuga nka Ogi guhindura imikorere ariko ni ukurasa ku ntego kurasa ku ntego ibyo bintu byanze bikunze bigomba kugirwaho zajya mikoro zari zifunguye